ngo noneho uko niko Yesu yabaye umwana w'iki w'Imana. None ati Imana isenga Imana ngenzi yayo gute, isenga Imana gute? Ubwo Imana kugira ngo ni Imana nk'umwana, kugira ngo Yesu yaje muri misiyo nkuko waje bunaka hari misiyo ugiye guhakora nurangiza kuyikora usubiraho wavuye. Yesu yaturutse mu ijuru aje mu isi gucungura umuntu, ariyo misi yimuzanye. Umuntu yahoze ari uw'Imana. Biranditse iby'ubuhanuzi muri Bibiliya. Njya mbabazwa n'abantu wumva ngo n'abahanuzi buzuye benshi, ariko akaba ari umuhanuzi. Hari ibyo muri Bibiliya by'ubuhanuzi atazi, akanabura kumva. Uvuze kuvuga ngo uri umuhanuzi, uvuga ngo ndi mu mathematician. No, ndi mu mathematician, ndi mu mathematician. Uyu ariko akaba ari utubaratazi turi simple tugaragara hose, ariko ngo ndi umuki ni ikibazo Bibiliya ibimwemerera. Akantu kukumva we hakaba hari icyo Bibiliya igenza gute ikwemerera, ariko idini litabikwemerera. Ibyo nicyo bita great apostasy, ubuhakanyi bukomeye. Ngo ubuhakanyi bukomeye butangira ngo abantu babuzwa iby'Imana yabemereye, ngo bugasoreza mu kubemerera iby'Imana yabuzanije. That is great apostasy. Bakaba mu itorero rimwe, ariko ubuyobe bwaraje kuko abantu badashaka kujya mu ijuru, kuko abantu badashaka gutana n'irari ryabo. Byatumye ngo bishakira inyigisho zihuje n'irari ryabo, barayobye. Mu gitabo cyitwa Yesu mu gitabo cya Timoteyo igice cya mu rwambere rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 3 haranditswe ngo, guhera ku murongo wa mbere handitse ngo, ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe gikwiye no mu kidakwiye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, aho ndahasurinya, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bo bazigwiriza bigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi kugira ngo batumve ukuri. Baziziba amatwi kugira ngo batumve uguki ukuri. Iyo dusomye tukabaza Bibiliya ngo ukuri ni iki, ntabwo ari iby'abantu bahuriyeho ari benshi, ntabwo icyo si cyo cy'ukuri. Ukuri ni iki? Yohana igice cya mbere igice cya 17 umurongo wa 17 handitse igisobanuro cy'ukuri. Haranditswe ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ukuri ni ijambo ry'Imana, iby'ukuri ni ibihuje n'ijambo ry'Imana. Noneho ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ngo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bizatuma bigwiriza bigisha bahuze n'irari ryabo, kandi bazayoba. Uko kuyoba no kudahuza na Bibiliya. Ikibazo cyose cy'ibyo kwizera umuntu akibariza muri Bibiliya. Ntabwo kibazo umushumba wawe, kuko nimba yarayobye nawe yakuyobya. Bibiliya ni itarayobye, niyo yaguha igisubizo kiri cy'ukuri, ukaburishuwa neza yuko iyi nzira urimo ari y'ukuri, nuko ibyo bihuje nuko Bibiliya ivuga. Byanditse muri Bibiliya muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa 20 havuze ngo nimusanga amategeko y'Imana nibiyihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Ibidahuye n'iri jambo nta museke uzabatambikira. Abantu bazamenya uko barya ibyo babujijwe kurya n'ibyo bemereye kurya, n'urugero bakwiye kubiryaho, ibyo bambara, uko bakwiye kwambara, ibigendanye n'imisatsi yabo, ibyo bisiga, iby'ibiki n'ibiki byo ku matwi n'amaherena n'ibiki n'imitako n'imirimbo. Bajye babaza Bibiliya bare yuko uko bameze ku mibiri yabo bihuje n'uko ijambo ry'Imana rigenza gute rivuga. Ubuyobe bwo barakureka, baziguriza bigisha bahuje n'irari ry'iki ryabo. Abatabibuzanya bazabayoboka babandi babifite. Yego ubwo nawe uri kumva icyerekezo. Basature baminine nimbarukume umumini simbizi uko ndabyita. Uko nguko ibyo nibigaragaza ukuri n'ibinyoma bibiri biso. Nk'ubu mfasha ngavuga ngo uyu munsi ndakubyaye, ubaye umwana wanjye ndakubyaye. Iyo logique uri kuyumva? Ni umuntu mwe musanzwe muri kumwe, umusanzwe muhorana, umunsi umwe ukidumbukiza ukamubwira ngo ubu ndakubyaye ubaye umwana wanjye. Bibiliya abantu ntibazajye bavuguruza Bibiliya, ahubwo baje bamenya ngo Yesu ni umwana w'Imana ate.
tubaze Bibiliya itubwire ngo bwa bumana bahoranye mu ijuru mbere na mbere hariho jambo kandi jambo yari Imana yahoranye n'Imana ibiriho byose byaremwe nawe muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 1 umunsi umwe bicaye aho bari ntumpazi ariko umurongo niko bivuze uravuga ngo umunsi umwe Imana ibwira umwana iramubwira ati ibwira umwana wayo ariko iramubwira ati uyu munsi ndakubyaye ubaye umwana wanjye ubwo niko umurongo uvuze dusaba Imana dusenze tuvuze Imana ikadusubiriza mu nyandiko dusomye iryo hama abantu bazaryumve kandi baryiteho ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumuhanira gukiranuka no kumwemeza ibyaha bye kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse gushyika kuzamuka mu bitekerezo ukagera kuri standard yo kubujijutse ibyanditswe byera birajijura ubwonko bugufi ni ikibazo ubwonko buzamutse bifite icyo bimaze dusenga Imana tuvuze tugasubirizwa dusaba Imana dusenga tuvuze Imana ikadusubiza tukabona igisubizo binyuze mu gusoma akishobora gusubiza nanone itanyuze mu gusoma igasubiza ikoresheje n'izindi nzira nimwe mu nzira nyine zitanu ni wa mu nzira yego nimwe mu nzira gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga twongeye kubashimira inshuti za Gusenga everyday n'ubundi nk'ibisanzwe dushimiye cyane abantu barenga 4600 numva bimaze kugera bagenda badukurikirana hirya no hino ku isi umuntu atangira ari umuntu umwe akaza babiri hari ukuntu bigenda bigorana ariko aho bigeze numva ni byiza turabashimiye mwese mwakanze kuri ako kabuto ka subscription mukaba mudukurikira umunsi ku munsi natwe turi Gusenga everyday n'ubundi nk'ibisanzwe tugiye kwakira ahangaha umusore wacu ugiye kutubwiriza ugiye kutuganiriza ijambo ry'Imana nk'ibisanzwe araza kutwibwira anadusengere wenda mu buryo bwe yateguye tuze kugira byinshi tubungukiraho turabashimiye rero mwebwe mwakoze izo subscription n'ubundi agiye kwibwira abashyashya n'abandi bantu bazaza ni umuntu tugiye kuzajya tubana igihe kinini gitandukanye adusharinga ibitekerezo nawe ibintu ari buze kuvuga si Imana n'umuntu hari ibintu ari buze kuvuga wenda mwumve hari ikintu yaba icyo munenga yaba icyo mushima muzagiye muri comment turebe tuzongere tumuhamagaraze kubisobanura karibu tugoye karibu uratwibwira unadusengera uburyo byumva ikaze murakoze nitwiramunda Jacques nange nejejwe no kubana namwe yaba mwebwe turi kumwe nawe turi kumwe mu bundi buryo binyuze kuri icano Gusenga everyday nange biranejeje kuba tugiye gukura noneho tudahujwe n'ibindi duhujwe n'ibyo turaganira ariko kuri topic y'iby'ubugingo y'ibyobokamana cyane yuko icano ari cano ivuga kuri spiritual things ibyobokamana cyangwa se iby'ubugingo ibyera iby'umwuka nari maze kuvuga amazina yanjye rero mbere yuko wenda tujya mbere bwa mbere na mbere Imana reka tuyiragize reka dusenge turagushimiye data wera turaguhimbaje kuko watugiriye neza izina ryawe niragwa icyubahiro waturinze imitego n'ibitero bya Satani by'uburyo butandukanye turacyahumeka kuko Satani ntiyabyifuzaga izina ryawe nirishimwe uduhaye amahirwe kugira ngo tuganire kubyerekeye n'ibyawe utube bugufi kugira ngo turengere ibyawe aho kubirwanya mu izina rya Yesu amen. Ni karibu tuguhaye ikaze ugiye kutuganiriza numva hari topic wateguye ugiye kutuganiriza hijyanye n'umwuka ni umwuka wera w'ukuri. Yes. Ubwo bivuze ngo uvuze ngo umwuka wera w'ukuri nuko hari n'umwuka wera n'umwuka utari w'ukuri. Niba nawe wita wera utari w'ukuri. Turabisoma turanafatanya. Bwa mbere ikiza Imana buriya inezezwa nuko abantu bayo bajijuka. Hari ubwo yigeze gwira umuhanuzi iramubwira ati ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutagira ubwenge. Yego. Rero ubwo turafatanya kugira ngo tubone igisubizo cy'icyo kibazo bajije nibyo dusomye umurongo
mu gitabo cya Nehemiya, mu gitabo cy'umuhanuzi Nehemiya igice cy'8 umurongo w'8 haranditswe ngo basoma mu gitabo cy'amategeko, gusoma kumvikana, barangije barasobanura kugira ngo abantu bumve ibyasomwaga. Hari byo turajya tuvuga, dusome, dufatanye gusesengura cyangwa se gusobanura, ariko dusobanuza iby'umwuka bindi. Uwo niko Paulo yandikiye Abakorino. Turibanda cyane, turavuga byinshi muri Bibiliya kandi turasoma bikeya, tuvuge byinshi ariko imirongo tuyivuze mu mutwe. Wenda tugitangira aho ngaho reka mbanze nkubaze gatoya. Hari ikibazo nkunda kubaza abantu. Niba umuntu agira umwuka, ihene ikagira umwuka, none tujya kuvuga kuri topic y'umwuka wenda nubwo biba bitandukanye. Ngewe mfite umwuka, ihene ifite umwuka. Niba umuntu apfuye uyu munsi n'inka igapfa, bitandukaniye hehe ibyo bintu? Umuntu apfuye uyu munsi n'inka igapfa, bose n'ubundi imyuka yabo yahagaze guhumeka. Ubwo bitandukaniye kuba ibyo bintu bibiri bipfuye? Ni ukuvuga ngo umuntu atandukanye n'inyamaswa bwa mbere. Mu miremerwe Imana yaravuze ngo inkibeho, ipusi ibeho, ibindi byose bibaho. Ariko specifically mu buryo bw'umwihariko umuntu we aremwa mu buryo butandukanye n'inyamaswa n'ikindi cyari cyo cyose. Imana ifata umuntu imurema mu cyondo, irakibumbabumba, iremamo mu iforomo ishaka, irangizemo Imana imuhumekeramo umwuka. Ubwo bivuze ngo ubwoko bw'umwuka umwene muntu ahumeka cyangwa se umwuka w'Imana mu muntu utandukanye n'umwuka ubeshaho ya nyamaswa cyangwa se iyo myuka ibiri atandukanye muri make. Nanone hari umwuka w'Imana, umwuka wera, niwo turibandaho ahanini. Umwuka wera umwe mu bigize ubutatu bwera, ubumana, byitwa Trinity, ubumana. Ibyo byitwa Trinity, hari n'ababirwanya ariko bakavuga ko bemera Bibiliya ariko bayirwanya. Ibyo biratandukanye. Hariho Imana nk'Imana, hari Imana nk'umwana, hari Imana nk'umwuka wera. Muzayisoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 26 avuze ngo tureme umuntu ase natwe. Inde nande tureme umuntu. Urumva hari inama iri kugibwa ngo tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yacu apana yanjye. Ntabwo Imana yavuze ngo agira ishusho yanjye, ahubwo agira ishusho yacu. Hari ikintu noneho uretse gato nkazamura ututuma tukibagirwa tukajya mu yindi, aho kagingo tutagasunikira ku ruhande, ariko icyo nawe ugomeze ukizirikane kugira ngo ntaba igitekerezo cyawe ngishubije hasi. Hepfo gato uzasoma ngo bamaze kumurema, umuntu amaze kuremwa, ngo maze Imana iravuga ngo uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe. Inki wagira ngo Imana ni nyinshi. Oya, ntari Imana nyinshi, ahubwo ni Imana muri 3, nabyita 3 dimensions, nimba nabyita byitwa Trinity. Trinity nyine ni mu butatu bwera. Ubwo aho havuze ngo hari Imana, hari Yesu, hakaba n'umwuka wera. Ibyo byibumbiye hamwe byahozeho, biracyariho, nibyo bifasha mwene muntu, nibyo byaremwe mwene muntu. Imana na Yesu n'umwuka wera ntibitandukana. Ibyo ngibyo byahozeho. Ubwo umurongo ndawugaragaje. Reka nkwereke n'uwundi muri Timoteyo. Timoteyo yego ni muri Timoteyo, urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16. Mwumva ububwiro bw'Ubumana. Ubwiro haranditse ngo si ugushidikanya, ubwiro bw'Ubumana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri, noneho ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa igahabwa ubwiza. Bagaragaje Imana nk'umwuka, Imana nk'umuntu mu mubiri, Imana igasubira mu ijuru, ariko nanone ikamamazwa mu banyamahanga. We ntabwo uri kubyumva. Imana yaje ubwo munuko ngoko. Nanone uzasoma handitse ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yari Imana, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Nusoma no mu gitabo cy'umubwiriza
nako mu migani ndumva ari mu gice cya 8 ahavuze ngo Yesu ari kuvuga ariko mu buryo anyuriye mu munyabwenge Salomo wanditse icyo gitabo baravuga ngo icyo gihe naye ndi kumwe n'Imana ndi umukozi w'umuhanga ngo nta kiriho mu isi ntaremye umunezero wanjye wari kubana n'abantu. Mbese ibintu biremwa ngo nari ndi kumwe n'Imana mfatanije nayo ngo ndi umukozi w'umuhanga ngo umunezero wanjye ko hari kubana n'abantu. Ibyo ni byitwa ubumana cyangwa se ubutatu bwera. Ibyo ngibyo biriho nyine. Wari ukomeje nyine ubwo mwuka wera w'ukuri, kuko hari n'ibindi Pawulo haraho avuga ngo nako Bibiliya haraho ivuga ngo mugerageze imyuka yose ko yavuye ku Mana. Ubwo bivuze ngo hari ubundi bwoko bw'imyuka iba mu bantu itaravuye ku Mana ariko yiringirwa ikizerwa nkaho yagira ngo yavuye ku Mana, kandi ahubwo abantu barishe icyo batitayeho ari ukugerageza yuko iyo myuka koko yavuye ku Mana. Ikingano yacu ni ukugerageza ko umwuka wavuye ku Mana, niturangiza uwabariwe twemera dukingurira imitima yacu kugira ngo uwo mwuka w'ukuri wavuye ku Mana abe ari uje tuyobora. Hari ikibazo rugiye kumbaza kugira ngo nangiye kubwira Pasiteri ndumva ramuzi mazi ibirego nawe dukunda kubana cyane kuri no chano yacu. Musaza ndamuzi. Twaraganiriye mu minsi yashize nawe hari ikiganiro twakoranye arambwira ngo buriya Imana ntago yaba Imana havuyemo imwe muri zo. Bivuze ngo yambwiye yasobanurira abantu bijyanye n'ubutatu. Aravuga ngo Yesu, Imana Data n'Umwuka byombi iyo byiteranyije ngo nibwo Imana nyine iba yuzuye. Yego. Noneho hakaba hari abantu none bahindukira bakavuga ngo ni gute noneho Yesu yaje arapfa, sibyo? Apfa yitwa Imana, nanone arahindukira akazajya asenga Imana. Ubu byumva kuri abo ngaba ati Imana yagenje gute, ni nko kubaza ngo hari n'uwigeze abaza ngo Imana ko Yesu, hari n'abaza bakazana ibibazo bari gucalenjinga ariko barabacalenjinga nabo bakabachallenged ariko kubwo kudasoma ntibanaje bashobora kubona ibisubizo. Kudasoma ahorana ubumenyi bw'amajejuru cyangwa se ubumenyi buciriritse bwo hasi budacukumbuye cyangwa se butimbitse. Igisubizo cy'icyo kibazo baje babaza ngo kw'Imana Yesu ngo ni umwana w'Imana, Imana yamubyaye ite? Uwuhe mugore bakanamuhaza gute yamubyaye ite? Ni umwana w'Imana gute? Nyina n'uwuhe? Kw'Imana bavuga ngo ni umugabo, ifite jare, ni umugabo. Mbese ibyo ni ibiki? Twari dukwiye kujya ibisubizo byose by'ibibazo twibaza tukabibaza muri Bibiliya. Bibiliya ikaduha igisubizo tugasenga, tuvugana n'Imana dusenze Imana. Noneho noneho hari muri Zaburi igice cya mbere umurongo wa 7. Reka nsome nk'umurongo wanditswe Bibiliya abantu bose bakwiye kuzaho bakava ku bitekerezo byabo bwite ahubwo bakazajya bakora bemera ibihuje na Bibiliya. Urabona ndebera kwa kundi kuba Yesu yarasengaga ari gusenga Imana kandi nawe ari kugira ngo Imana uzuro w'Imana ube icyo gihe Imana ntabwo yari yuzuye aburaga Yesu. Ukuri kubivuga siko ni ukuri kubivuga ni kuri kubitekereza ariko ukuntu bintu bivuze. Ndavuga hano igice cya mbere cya Zaburi igice cya mbere umurongo wa 7 haranditswe ngo ndavuga rya tegeko Uwiteka yarambwiye ati uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye. Ntabwo ubyumvise. Uwiteka yaravuze ndavuga rya tegeko ati Uwiteka yarambwiye ati uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye. Mu yandi magambo ni uko abwira umuntu mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo
umurongo wa 26 haravuze ngo tureme umuntu ase natwe. Umuntu n'uw'Imana kuko Imana rero yagenje gute yamuremye. Arangije umuntu aracumura, amaze gucumura ava mu biganza by'Imana aja munsi y'ububasha n'ubutware bwa Satani kuko yamaze gukora icyaha. Yesu aza gucungura umuntu kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Imana byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abamwizera bose batarimbuka kuko umwizera wese atarimbuka kuko ahabwa ubugingo buhoraho. Yohana 3:16. Ubwo kugira ngo umuntu yongere ave mu bubata munsi y'ubutware bwa Satani asubire kuba uw'Imana, habayeho kuza kumucungura. Noneho kuza kucungura umuntu byasabye yuko Imana Yesu Imana yohereza umwana wayo witwa Yesu aza kuri misiyo mu isi. Ikimuzanye ari ugucungura umuntu. Buretse aho hantu buretse gatoya. Aha, banza wumve ikibazo nakubajije. Imana nengeye kuhagera nengeye aho utari waharenga ntahibagirwa. Imana irangije yohereza umwana wayo, kandi twabonye yuko Imana umwuzuro wayo ni bwa butatu. Yego. Ubwo muri ubwo butatu havuyemo umwana iramwohereza. Naho ngaho nuko byagenze. Ntago yavuye munese yaravuye mari kujya he. Aha, yaravuye mari kujya. Ubwo no kuvuga umwana ntago yavuye mu butatu. Ni ese bwava mu gute se? Gakomeza umugabora. Yego. Irangije arasenga data. Yego. Noneho muri make Imana nk'umwana ubwo Yesu aza kuducungura, aza gucungura umuntu, ariko ariyo misiyo. Ubwo no gusenga kwe asenga zabisaba no muri Yohana igice cya 17 ahari isengesho Yesu yasengeye abigishwa be ubwo yendaga kubasiga. Yakunze gusenga ati data. Ubwo wenda numva nari ngushubije nimba nta kindi kibazo, reka mite tuza kuri topic neza tutadevia cyane. Kuko topic cyangwa se icyerekezo cy'ibyo tugiye turi kuganiraho ni bigendanye umwuka wera w'ukuri. Ubwo turi kwerekana yuko hari umwuka, hari ibyo biti by'ukuri kandi atari iby'ukuri. Umurongo uravuze ngo bakundwa ntimwibuke, reka uwo murongo tuwusome ndebe ngurihe. Avuze ngo ni umurongo uvuze ngo ni umurongo utubuza kwishuka ngo dutekereze yuko imyuka yose yavuye kuki ku Mana. Kwanza nawe uvuze nkitangira, imyuka yose ntiyavuye ku Mana ahubwo mugerageze imyuka yose ko yavuye kuki ku Mana. Ubwo bari kwerekana yuko hari ubuyobe buza nabwo bukaza buzanye ubwoko bw'imyuka, abantu bakayizera bazi ngo bizeye ibivuye ku Mana kandi ahubwo ari bihimbana. Twe tugiye kwerekana iby'ukuri bivuye ku Mana, umwuka wera w'ukuri wavuye ku Mana, kugira ngo abantu aba ari wo tujya dusaba, ari wo tujya tuyoboka, ari wo tujya mbese dukurikije conditions zawo, tube turi shuwa yuko ari wo dufite ni mu buryo buhuye nuko ijambo ry'Imana rivuga. Ngaho noneho nanjye reka nkubaza ikibazo. Nubundi turacyari kuri ya topic utagira ngo na devi. Niba dusoma Bibiliya ugasanga abantu wenda amadini menshi ntazi kwisi yose akoresha Bibiliya, ari nacyo kintu ngewe ntajya nemera. Niba abantu bose basoma Bibiliya, amadini asoma Bibiliya, reka tufate wenda nk'amadini asoma Bibiliya yera, Holy Bible, agahindukira akavuga ngo bakagira ibintu batandukaniraho. Why? Yego. Nawe uranchallenge ngo nicyo utajya wemera, nicyo utemera. Icyo ntemera nukuba amadini menshi, amadini menshi asoma Bibiliya yarangiza akagenderaho mu buryo butandukanye. Bivuze ni nko kuvuga ngo hari icyapa cyagakwiye kuyobora abantu. Icyapa niba kireba imbere kikwemerera kugenda, go ahead mu muhanda, uragenda nta kindi kintu. Ariko niba tufata Bibiliya nk'icyapa kituyobora, amadini twajya kuyikoresha tukayikoresha mu buryo butandukanye, urumva tuba twacuritse ibintu, twayobye. Na icyo ni ukuri, icyo uri kuvuga ni ukuri. Haravuze ngo igisubizo cy'icyo kibazo muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 5 oya ndebe, oya n'urwa mbere rwa Yohana ahubwo
Rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 5 haravuze ngo ukuvuze neza wagira ngo niho usomye, ariko hari kutwereka uko abantu bakagenje. Igice cya 4 ni hera yego. Aha, reka ndebe ngo nihe haravuze urihe. Aha, sorry, n'Abefeso urihangana, nari mbyitiranyije gatoya. n'Abefeso igice cya 4 umurongo wa 4, reka mbere ngo hariho umubiri umwe n'umwuka umwe nk'uko mwahamagariwe ikiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Hariho umwami umwe, uwo mwami ni Imana data wa twese, no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Hariho Imana imwe ariyo data wa twese, udusumba twese, uri hagati yacu twese kandi turimo twese. Bibiliya ni nkuko yakavuze ngo ubw'Imana ari imwe, ijuru akaba ari rimwe, Bibiliya akaba ari imwe, kwizera kwakabaye kumwe, umubatizo ukaba umwe, abantu bakaba intama z'Imana, abantu bose bakaba bari anda ya Bibiliya, bose biteguye kumva no kumvira icyo Bibiliya ibabwiye n'ukuri. None iyo abantu bari gukora, bari kuyoboka Imana, urugero ndakoresha uno murongo dusomye ngo hariho Imana imwe, harimo kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Uraza ngo ubw'Imana ari imwe, iyo Mana ni data wa twese. Iyo Mana turayishama muri Bibiliya, tureba iyo Mana yariyo. Bibiliya tubwire ngo ni Imana yaremye isi, ijuru n'isi n'inyanja n'amaki n'amasoko. Yaba ariyo twizera, kugira ngo Imana z'ubwoko butandukanye ziri mu isi tutaziyoberaho, ahubwo tubaze Bibiliya ngo iyo Mana ni iyihe. Kabiri, kwizera kumwe. Uzasoma no muri Yuda ngo bakundwa, ubwo nagira umwete wo kubandikira, nashishikajwe no kubandikira ibyo kwizera twahawe rimwe gusa, ko kwizera Yesu Kristo ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Hepfo wandika ngo iby'umubatizo, hariho umubatizo umwe. Nabyo nishaka kumenya iby'uwo mubatizo, kuko madini ubwatandukanye aje akora n'imihango n'imigenzo bita yera mu buryo butandukanye. Turabaza Bibiliya ngo uwo mubatizo ni uwuhe? Tugende dusome muri Bibiliya. Ntitujya gusoma muri Bibiliya mu byakozwe mu gice cya 8 umurongo wa 38 dusome ngo ni umubatizo wo kubatiza mu mazi menshi. Naho haraza amahame awuhagarikiye. Ntabwo ari umubatizo wo kugahanga, ntari umubatizo wo gukeba, ntari umubatizo wo gukubita ibiboko, ntari umubatizo wo gushyira umuntu mu muriro. Ubwo ndi kuvuga amadini atandukanye n'ukuntu ajya batiza, ariko binyuranye na Bibiliya. Ni umubatizo wo mu mazi menshi. Muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 4 handitswe ngo nuko inkuru ikwirakwira hose ko uwo mugabo Yesu yigisha kandi abatiza benshi kurusha Yohana. Gucyakora Yesu si we wabatizaga uko nabigishwa be. Uwo ni umubatizo. Ugasoma ngo Yohana umubatiza yabatizaga ahitwa Mwayenone, ngo kuko ariho hari amazi menshi. Umubatizo ubera mu mazi menshi. Yesu abatizwa, yabatijwe na Yesu, ameni, yabatijwe na Yohana umubatiza. Ngo amusanga muri Yorodani mu mazi, sibyo? Ubwo umubatizo umenya aho amahame n'indi ngingo wenda twazadevelopinga ikindi gihe, kuko buri kagingo koze karagutse. Naho harimo ubuyobe na ya madini agenda bigoreka mu buryo butandukanye. Twakwibaza ngo dukurikije Bibiliya umubatizo wemewe ni uwuhe? Kabiri tukabaza ngo ni muri uwo mubatizo urushanya iki? Gatatu, ni ndubatiza, kuko hari amadini uzi yuko byubakitse mu madini yayobye. Hari aho umuntu umwe runaka kamara ariwe kamara wo kubatiza, hakaba hari abandi batagenje gute, batabyemerewe. Rimwe na rimwe ugasanga hari uwo idini rite mu gatabo kayobora idini, umuntu runaka ntibyemewe ko abatiza, kandi ahubwo noneho ibyo ngibyo ni ubuyobe nyine. Ni ndubatiza. Twasoma muri Bibiliya usanga umudiyakoni yemerewe kubatiza. Muzayisoma mu byakozwe no mu gice cya 9 umurongo w'10. Umudiyakoni aho ni mu byakozwe no mu gice cya 8 umurongo wa 36 kumanura uwitwa Filipo. Nujya mu badiyakoni 7 banditse mu byakozwe no mu gice cya 6, uzasoma ngo mu badiyakoni harimo n'uwitwa Filipo. Uwo mudiyakoni niwe wabatije inkone, ibyo bita Ethiopian eunuch, umwenye Ethiopia w'inkone. Noneho
nusoma mu byakozwe no mu gice cya 9 umurongo w'10 uzasoma ngo uwitwa Sawuli wa Paulo akitwa Sawuli yabatijwe n'umwigishwa umwizera witwa Ananiya ngo i Damasiko hari umwigishwa iyo ni Bibiliya. Noneho na Yohana igice cya 4 umurongo wa mbere ngo icyakora Yesu si wabatizaga ahubwo nabigishwa be. Ugasoma ngo n'abigishwa bemere kugenza gute kubatiza, ariko ugasanga mu madini ntibabyemereye. Egare ibyo nibyo bita ubuyobe no kurunyuranya na Bibiliya. Ukuri no guhuza na Bibiliya, kuko ukuri ni ijambo ry'iki, ni ijambo ry'Imana. Atayo madini avuka nuko abantu badashaka kumva inyigisho nzima, ahubwo amatwi yabo ari kubajya bashaka kwihuriza kubihuje n'irari ryawo. Mu yandi magambo, ubuyobe bushingiye ku mashami abiri. Hari abazana ubuyobe n'abayoboka ubuyobe. Abazana ubuyobe nabashaka indamu, indonke, badashaka kuragira intama ahubwo bashaka kurya intama. Yego, noneho bagahimba inyigisho z'ibinyoma, ubwo ni ukwigisha ibidahuye na Bibiliya, bagamije kugira ngo babone ababayoboka, nibarangiza babarye, bababesheho, batungwe n'ibyo bintu. Aho niho ubuyobe bwa mbere bugenze gute, niho ubuyobe bwa mbere butangiriye. Kuko Bibiliya Matayo Yesu yari yabihanuye muri Matayo. Imana irabyandikisha aramubwira ati irabyandikisha muri Matayo igice cya 24 guhera ku murongo kamvuge ku murongo wa 11. Matayo 24:11 ngo n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaza kandi bazayobya benshi. Byari byarahanuye yuko hazaduka bigisha b'ibinyoma bahanure n'abahanuzi b'ibinyoma bagamije kuyobya benshi. Nukuza nkakubeshya yuko tuje ndi kukujyana mu ijuru, ibyo nkwigisha ari ijambo ry'Imana, nkashinga idini, umugamba ari kugira ngo nibereho. Byanditse muri Mika, hari umuhanuzi wegeze avuga ngo bahanura batega kanwa kabo kugira ngo bavuge ngo ni amahoro, ngo kandi utagize icyo ashyira mu kanwa kabo bitegura kumurwanya. Ubwo ingingo nyamukuru ni ugushyira mu gaki mu kanwa kabo. Noneho ngo iyo bamaze kurya intama ngo baravuga ngo Uwiteka ashimwe kuko mbaye umukire. Ubwo muri makeya nari ngiye horusije, ariko nandi kwerekana yuko hariho ubuyobe bwinshi. Ubwo buyobe bwinshi butandukanye kugira ngo butahure we nuko ufata Bibiliya ukayiga ukayisoma ugasenga Imana ikakuyobora ikaguha umwuka wayo kugira ngo ajya gusobanurira bukuri buri kantu, kugira ngo ikibazo cyose ugize ukibonera igisubizo mu byanditswe byera. Kuko kera Imana yavuganiye na basogokuruza, yavuganiye natwe mu kanwa k'abahanuzi na basogokuruza bacu, bigenda gutyo. Uzasoma mu Baheburayo igice cya 1 umurongo wa 2 ngo ariko ubu noneho yavuganiye natwe binyuze mu mwana wayo. Uwo mwana wayo iyo jambo, kandi uwo jambo yari Imana muri Bibiliya, mbese rya jambo mbese ni ibintu biri very connected. Ubwo no muvandimwe, ubuyobe bwo ni impamvu ubwo buyobe bwo buriho. Aya madini menshi nuko bamwe barayobye kuko abashinza amadini, bamaze gushinga amadini bagamije ngo ubundi idini ni definition y'idini. Aya madini nyine ariho, reka ngo definition yayo ni systeme y'imikorere, aho abakomeye, abanyabwenge, abakomeye, abafite icyo bafite cyangwa sabize banyuriramo bagamije kurya, kunyunyuza, kwexploiter, gusahura, kwiba kwiba iby'abakene, injiji, abatarize, abadakomeye, sibyo? Ariko bitwaje ijambo ry'Imana. Iryo niryo dini. Aho ni ibango ry'ibanga ry'amadini menshi ariho mu gihe Bibiliya ari imwe, amadini akaba menshi nkuko kibazo cyari kiriho. Nabashinga bagamize kurya, kwishakira ubukire. Ibibaranga nuko baratura yo batuye nayo bashatse mu bantu, ba nyiri dini bagashyira mu mufuka. Itorero ry'Imana ryo baratura ibyo bibonetse bigashyirwa mu nzu y'Imana. Inzu y'Imana bisobanura itorero ry'Imana. Muri byanditse muri Timoteyo igice cya 4 umurongo cya 3 umurongo wa 14 handitse ngo yego nuko handitse itorero ry'Imana ni inzu y'Imana, itorero ry'Imana mu nzu y'Imana. Noneho Imana, Bibiliya ikavuga ngo Imana ngo ni se w'imfubyi, kandi Imana ikaba umugabo w'abapfakazi.
Imana none ikongera ikavuga ngo munzanire imigabane ya kimwe mu 10 n'amaturo mu nzu yanjye habe mu ibyo kurya. Imana none ijambo rikavuga ngo munzanire, Imana ni se w'imfubyi ikaba n'umugabo w'abapfakazi. Itorero ry'Imana cyangwa se inzu y'Imana igomba kuba umudugudu w'ubuhungiro. Izo tamuze ndi kuzana wizihanganire. Umudugudu w'ubuhungiro aho abadafite shinge na rugero, ababuraye, abakene, abadafite ubagaburira, abo ngabo baze mu itorero ry'Imana. None Imana ibwira abanyetorero ngo muzane imigabane cyo mu 10 mu nzu yanjye habe mu ibyo kujya. Imana ibirye oya, kuko mu nzu y'Imana harimo ababuraye no hanze yabyo harimo abambaye ubusa, kugira ngo bya bindi biribwe n'abantu b'Imana bahungiye mu itorero ry'Imana. Itorero y'ibinyoma noneho idini yayobye, bya bindi bituwe nako bijya bihembwa ababandi ba nyiri dini, barabifata bakabitwara, ubwo akaba ari byo bibabeshejeho, ntibihabwe imfubyi n'umupfakazi. Ibyo utagira ngo ni amagambo yanjye, turabisoma mu Gutegeka kwa 2 igice cya 26 umurongo wa 12, haranditswe ngo numara kurobanura kimwe mu 10 cy'ibyo wejeje mu mwaka wa 3 ari wo kurobanuramo kimwe mu 10 cya byose, uzaje ubitumira umurewi, umusuhuke w'umunyamahanga, n'impunzi ariyo mpunzi, n'imfubyi n'umupfakazi n'umukene, kugira ngo bariri wawe bahage. Cya 10 n'amatero dukumva ba nyiracyo. Aha, mu madini yandi yayo byo kugira ngo ujye yashyiraho akamenyetso. Bibiliya ikubwiye yuko ari icy'imfubyi n'abapfakazi n'abakene n'abadafite shinge na rugero. Mu madini ni cya pastor n'uwashinje na nyiri dini. Ako tukiri aho ngaho. Aha. Ku by'Abalewi icyo hari hakiri mu isezerano rya kera. Tumaze kwambuka noneho dusobanurire. Twambutse ariko turacyari n'ubundi kuri cya cyigisho cyo kuvuga ngo umwuka w'ukuri. Biratangaje cyane. Iki kiganiro rero kiragorana ariko ntaribi. Umurewi nshuti yanjye, umurewi rero, Abalewi hari mu isezerano rya kera bivuze neza. Abalewi bari abatambyi, bari abakomoka kuri Lewi, bene Lewi. Imana yaratoranirije umurimo wera wo kuyobora no gukora ibitambo, gutamba ibitambo babitambira ubwoko bw'iki, ubwoko bw'Imana. Abanyabyaha bakoze ibyaha bagombaga kuzana igitambo cy'itungo n'ibindi kugira ngo baze babitambe. Ibyo bitambwe n'abakozi b'Imana bitwa Abalewi. Abalewi urakoze. Abo ngabo nibo bari bashinzwe iyo nshingano yitwa gutamba ibitambo. Nicyo bari bashinzwe, nta na gakondo bagiraga, ubwo ntibahingaga, nta business, nta gupagasa kundi, bari batunzwe n'uwo murimo w'icya 10 n'amaturo kugira ngo nabo babeho. Ariko ibyo bitambo batambaga byashushanyaga Yesu. Mwene magambo birashushanyaga ngo Yesu azaza abigitambo kizima, kuko bye byarahanuwe ngo uwo mwami naza azabuzanya ibitambo n'amaturo. Mwene magambo hari ibitambo bizahagarara, ihene n'intama. Yesu we gitambo kizima naza ntabwo bizongera gutambwa, nawe azaba bicunguye. None icyo gihe Yesu araza, amaze kuza ibitambo birahagarara. Mu Baheburayo uzasoma ngo nuko ubw'ubuturo bwera bwahindutse, n'amategeko agomba kugenza gute, n'amategeko agenga ubuturo agomba guhinduka. Uyo niko mu Baheburayo havuga. Noneho ubwo Yesu agarutse, ibitambo birahagarara kuko amaze kubambwa ku musaraba. Iyi murimo wo gutambya ubugenje gute urahagarara. Uzasoma muri Petero ngo namwe mu bwoko bwera, ishyanga ryera, abatambyi b'ubwami. Kuko wibuka umwenda wari ukingirije ahera watambitsemo kangahe? 2. Bivuze ngo umuntu wese noneho ahawe ibyitwa ibyo priesthood, ubutambyi. Ntago bukiri bahungu bakomoka kuri Lewi gusa, ahubwo Abisirayeli gusa. Amen. Yes. Ahubwo bibaye bya twese. Yego, kuko Yesu atugejejeyo. Niko Bibiliya ivuga ngo abatagombaga kugera hera, ahubwo twagejejwe hera n'amaraso yande, n'amaraso ya Yesu. Ubwo noneho biba gutyo. Abatambyi ubuyobe n'ubuhe rero? Yesu we gitambo kizima, uwo ibitambo byashushanyaga aha abonetse, ibitambo byarahagaze. Kuko uwo byashushanyaga agenze gute, ahagaze. Ubwo n'umurimo w'ubutambyi wari urangije manda. Icyo wari ubereyeho cyari kigeze ku ntego. Yego, ubuyobe. Abayuda ntibamenye abatambyi, Abayuda ntibamenye ko Yesu yaje, wa undi Mesiya bavugaga ntibabimenye. Ujya wumva banavuga ngo umwenda barawusanye. Yego,
ariko rega ibyo byose urumva ni inyungu zabo, ni ku nyungu zabo baravugaga bati noneho namara kuza imirimo twakoraga, urumva twebwe aka kanya twabyumva, ariko igihe byabaga ibaze kuza bagata bavuga ngo wenda n'urugero tuvanyeho ingoma yo kuba nyine presidential, kuba tutora perezida tubivanyeho. Mbere na mbere perezida uriho aka kanya icyo kintu agomba guhita kirwanya kugira ngo hatagira ikintu kimuvana ku buyobozi. Bwa mbere kugira ngo twe tutayoba ntituzaye dushyiramo amarangamutima ya kimuntu, ahubwo tujye tusobanukirwa uko Bibiliya ivuze, niho tuzaye dukura ukuri. Dore igituma abantu bayoba, ndagisoma mu Rwa mbere muri Mariko igice cya 12 umurongo wa 24. Mariko 12:24 haranditse ngo Yesu arabasubiza ati aho si cyo gituma muyoba kuko mutamenya ibyanditswe cyangwa ubushobozi bw'Imana. Hari impamvu ebyiri zituma abantu bayoba: kutamenya ibyanditswe no kutamenya ubushobozi bw'Imana. Abo kuko batari bazi bya Mesi ukuntu bizagenda, babe barajijwe kuri byo, babifite ariko baragenje gute bayobye. N'ubu abantu bafite Bibiliya ariko iri kwerekana inzira ariko barayobye banayifite. Yego nabo Yesu arababwira ati aho si cyo gituma muyoba kuko mutamenya ibyanditswe cyangwa ubushobozi bw'Imana. Kutamenya ubushobozi bw'Imana urayoba, no kutamenya ibyanditswe ugenza gute urayoba. Yego rero abo barewe mu gihe cya kera, ibyabo byarangiranye naki? Ibyabo byarangiranye n'ingoma ya Kristo, no gutambwa no kubambwa ku musaraba kwa Kristo. Abuzanye ibitambo n'amaturo, ubwo n'abari bashinzwe gutamba ibyo bitambo imanda yabo yari irangiye. Yego ubwo aho ngaho noneho niba yari irangiye, hanyuma ubu ngubu hariho iki? Tumaze gusoma nshuti yanjye, reka tujye muri Petero. Muri Petero uyu murongo, ariko uyu umuntu avuze umurongo mu mutwe umuntu agiye mugira ngo ntawe usomye, reka tuwusome. Rwa mbere rwa Petero, ubu hariho iki? Rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo w'9. Ariko mwebweho mu rubwoko bwatoranyijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse kugira ngo mwabamaje isimwe giye yabahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko noneho muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimwarakababarirwa, ariko noneho mwarababariwe. Ubu hariho system kubwa Yesu Kristo, iyo ngoma inyuranye n'iya kera ya gitambye. Ubu umuntu wese kera babwirizaga abari bashinzwe ngo nabatambyi, nabagabura, nabakozi b'Imana gutyo, bari abantu runaka bari specific. Ubu noneho ubu umuntu wese umaze kwemera ubutumwa bwiza, umuntu wese ukunze Yesu, umuntu wese mbese umuntu wese wemeye ubutumwa bwiza akamvuge gutyo, ahawe inshingano yo kujya ibyo amenye kwihutira kubimenyesha abandi. Urumva bitandukanye na kera. Yesu aravuga ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende mu mahanga yose muhindure muhindure abantu kuba abigishwa, abemeye mu babatize. Mugende mu mahanga yose mubwiriza, muhindure abantu kuba abigishwa, abemera mu babatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Bwa butatu nabwo buraje ngo mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, dore ndi kumwe namwe kugera ku mperuka y'ibihe. Noneho abo batumye Yesu muri Yohana igice cya 17 aravuga ngo abatumye babandi ngo ariko basabira mbere yuko batuma, yarabwiye ngo sinsabira ababonye nako ndasabira n'abazizezwa n'ijambo aba bazavuga. Mu yandi magambo Yesu avuze ibintu ndabyumvise, nange ndagiye mbishyiye abandi nabo barabyumvise, buri wese aranyanyagiye abishyiye abandi nabo barabyumvise. Abo bose tuba turi gukora wa murimo w'ibwiriza butumwa, bitandukanye na cyagiye cyo mu butambyi. Abantu ko abari babishinzwe bagara abantu bari specific bo kwa bene bo kware abare umugani wawe abarewe. Ubwo rero urumva aho ngaho biratandukanye. Twakoresha iyi tekinike ubuhe buryo kugira ngo iyi topic tuyizeho ntitongeye kudevia ku zindi ngingo runaka? Tuzabishakira umwanya kugira ngo wenda reka nkwemerere ugire mu minota nk'ingahe dusigaranye, wowe ube open none uvuge. None ikindi ariko nanone kwiga neza no kubaza birimo. Ntago
igituma abantu banayobaha bapfa kwigishwa n'ibinyoma ntihagire n'urekarama n'udisikita ku ngingo. Iyi jambo ry'Imana abantu bari bakwiye kurijyaho impaka ntacyo bitwaye, ariko bazanye imirongo atari ibitekerezo byabo, kuko ibitekerezo by'abantu n'ubupfu ku Mana. Rero nshuti yanjye, umwuka wera w'ukuri muri Yohana igice cya mbere, mu isi harimo ibintu byinshi cyane birimo ubuyobe. Ubwo igituma ukuri kuza cyangwa se kwigishwa ni ukugira ngo abantu bamenye iby'ukuri byari byo babiyoboke. Muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 15 haranditswe ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data azabaha umufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Niwo mwuka bwoko ki w'ukuri. Ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Hepfo 10:21 ufite amategeko yanjye akayitondera ni unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Bibiliya iravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data azabaha umufasha wo kubana namwe, niwo mwuka wera w'ukuri. Imana kera Yesu ataraza, Imana yabanaga n'abantu bayo binyuze mu ihema ry'ibonaniro. Uzasoma ngo mundemere ubuturo bwera nture hagati muri mwe. Mu Kuva igice cya 25 bandemere ubuturo bwera nture hagati muri mwe. Sinzi niba nibeshye, bashobora gusanga nibeshye, ariko naho ngaho ubuturo bwera burimwe. Imana muri rya hema ry'ibonaniro, Imana yari iri in the midst of them, murimo ndani. Noneho Yesu aje nawe araza, ubwo bwa butatu turi kubwibuka. Yesu aje nawe abana nabo. Yego, Imana iri mu ijuru, Yesu araza ku isi abana nabo. Arangije abona iminsi misiyo yiri kugera ku musozo, amaze kubambwa no gucungura mwene muntu, asubiye mu ijuru. Ariko yibuka ko hano ku isi wajuru wishime, nawe wasi wewe ugushije ishyano, kuko umwanzi Satani yakumanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe kibi. Yesu umukunzi wacu yibuka yuko agiye gusiga bigishwa be ku isi, ariko iyo si iriho Sekibi Satani. Aravuga ati aba bantu sinabasiga gucya cyenyege, ahubwo reka mbasigire umufasha wo kubana nabo, niwo mwuka we, ntibasigara maramasa. Niwo mwuka wera w'ukuri. Ariko Yesu agiye kumusiga kuri kondisiyo, aravuga ngo nimunkunda mukitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data azabaha umufasha wo kubana namwe, uwo mufasha niwo mwuka w'ukuri. Ubwo uyu mwuka wera bitandukanye na bino tujya tubona mu madini, ni umufasha wavuye ku Mana, aje aba ku bantu, ariko akondisiyo ke bakunze Imana, B bakitondera amategeko ye. Uko ni ku murongo uvuze, I quote, I don't disquote. Nimunkunda mukitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data azabaha umufasha wo kubana namwe, uwo mufasha niwo mwuka wera w'ukuri. Hepfo iki kivuze ngo hari abavuga ngo dukunda Imana. Yego, bakavuga ngo dukunda Imana bakavuga ko twayikunda mu magambo, ariko hari abashobora kumenya gutekereza yuko bakunda Imana kandi ahubwo batayikunda. Bibiliya kuko itabeshya, turihutira kuyibaza ngo none gukunda Imana ni ukuhe? Yego, gukunda Imana ni ukuhe? Kuko Bibiliya yavuze ngo nimunkunda mukitondera amategeko yanjye, nzasaba Data abaha umufasha wo kubana namwe, uwo mufasha niwo mwuka w'ukuri. Gukunda Imana ni ukuhe? Nawe turayibaza Bibiliya mu rwambere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 3, ndumva ariho byanditse. Tugiye kureba icyo gukunda Imana ari cyo. Haranditswe ngo kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya. Gukunda Imana ni ukwitondera amategeko yayo.
Bibiliya navuze ngo nimunkunda mukitondera amategeko. Ku murongo wa 21 w'igice cya 14 muri Yohana avuze ngo ufite amategeko yanjye akitondera, ufite amategeko yanjye akayitondera ni unkunda. Ibisi bisobanutse. Naho kandi unkunda nawe azakundwa na data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Uyu mwuka wera w'ukuri ahabwa bitondera amategeko y'Imana. Abayarwanya, abavuga ko yavuyeho, harabavuga ngo yavuyeho. Yesu ahinguka ageze ku isi yahise atangaza ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko n'ibyahanuwe muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 17. Umuntu najya kubwira ibintu asomye nawe uzajya umuvuguruza usomye. Kandi suri kubyumva. Kandi niko noneho aravuga ngo usibye no kubyigisha no kubitekereza bibaye icyaha, ngo mwitekereza ko nazanywe no gukuraho amategeko n'ibyahanuwe. Ubwo abigisha ngo amategeko y'Imana yavuyeho, icyo ni ikibazo. Ubwo gukunda tukitondera amategeko y'Imana ni uruhare runini. Ayo mategeko y'Imana abantu bagomba kwitondera, bikaba bigaragaza ko bakunze Imana, nayo tuyabaza Bibiliya. Urayasoma ayo mategeko y'Imana akubiye muri rimwe ryitwa urukundo. Uraryagura ukarivunja amabiri, ivuze ngo nugukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nabwo iryo tegeko ubwarabiri urarifata ukarisatura, mbese ukaryagura. Ubwo turi kugenda twagura dufata gato ya tukagura. Iryo riri muri abiri urarivunja, nako nturivunja ahubwo urariryagura ukarisoma. Na amategeko 10 yitwa Decalogue, na amategeko 10 yari yanditswe ku bisate bibiri by'amabuye Imana yahaye Abisirayeli, yahaye Mose ngo azanira Abisirayeli. Noneho arangije ayo mategeko yaragabanije mu byiciro bibiri. Harane ya mbere, irya mbere, irya kabiri, irya gatatu, irya kane yerekeraga relationship hagati y'umuntu n'Imana, imibanire hagati y'umuntu n'Imana. Naho iya kabiri, irya gatanu, irya gatandatu, irya karindwi, irya munani, irya cyenda, irya 10, ubwo na 6 aya nyuma yerekana hagati y'abantu n'abandi, imibanire hagati y'abantu n'abandi n'abagenzi babo. Kuko irya mbere riravuze ngo ayo mategeko uko ari 10 abantu bitondera bakaba bakunze Imana. Ni irya mbere riravuze ngo ntukagire izindi, ribuzanya kugira izindi mana mu maso y'Imana. Irya kabiri ribuzanya kurema ibishushanyo bibajwe, riravuze ngo ntukiremere igishushanyo kibasha cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Iryo tegeko rirakomeje. Mu yandi magambo ribuzanya ibintu bitatu. Ribuzanya kurema, their existence, to make them, kubifabrika bakabirema. Ibyo ntibyemewe kuko hari n'ababirema wavuga ati dore mwarabiremye, oya ati ko tutabisega se. Kandi tegeko rivuze ngo ntukiremere. Bwa mbere kubirema ntibyemewe. Rya kabiri ni ukubyizera bakifashishwa mu byobokamana, ibyo ntibyemewe. N'imirongo myinshi ya Bibiliya irabibuzanya. Itegeko rya gatatu riravuga ngo ntukavugire ubusizi na ry'Uwiteka Imana yawe. Irya kane riradutegeka kwiyubahiriza, kwitondera, wibuke kweza umunsi w'isabato, kweza umunsi w'isabato. Ati mu minsi ryanditse mu Kuva igice cya 20:8, wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 y'ukora aba ari ukoramo imirimo yawe yose, ariko wa karindwi niyo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe wose uri iwanyu. Kuko mu minsi 6 ari Uwiteka yaremwe mu ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruka kwa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akaweza. Ayo mategeko guhera ku rya mbere kugeza ku rya kane ari kwerekana uko umuntu yakwiye kwitwara kugira ngo abane n'Imana neza. Irya gatanu rivuze ngo ubahe so na nyoko. 6 ntukice, 7 ntugasambane, 8 ntukibe, 9 ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, 10 ntukifuze tukavate ibintu bya mugenzi wawe, umugore we, indogobe, itungo rye, ikintu cyose cya mugenzi wawe kumva yibaye byabyakwa rata bikaba ibyawe. Uko kwikunda ko kunyaga ibyo ngibyo ntibyemewe. Ayo mategeko yerekana uko umuntu akwiye kubana nande na mugenzi we. Na amategeko mboneza mu bantu hagati yacu n'Imana na hagati yacu n'abagenzi bacu. Ayo mategeko ngo nitukunda Imana tukayitondera, Imana izasaba data
aduha umufasha wo kubana nawe no kubana natwe, niwo mwuka wera w'uguki w'ukuri. Uyo witondeye amategeko ngo dore mwuka wera yakugezeho noneho, ibi bigaragaza kuko hari abantu biyadukiza kumva agaragaje icyo Bibiliya itavuga akavuga ko wari umwuka wera. Twabaza Bibiliya ugasanga ahubwo atari uko ibivuga. Reka tubaze Bibiliya muri Yohana 16 yaravuze ngo umumaro umwuka wera azabagirira abo uyu mumaro utagiriye, cyangwa se uyu mumaro abutagezeho, ubwo ntago wawundi bari mwuka wera. Kuko turabaza Bibiliya iravuze ngo uhereye mbere na mbere sinababwiye yuko, igice cya 16 guhereye ku murongo wa 4 muciyemo hagati, uhereye mbere na mbere sinabibabwiye kuko nari nkiri kumwe namwe, ariko none ndajya kuwantumye, kandi muri mwe ntawe umbaza uti urajya he? Ariko kuko mbabwiye ibyo imitima yanyu yuzuye agahinda. Ku murongo wa 7, ariko ndababwira ukuri yuko kizagira icyo kibamarira ari uko genda, kuko nintagenda umufasha gukora atazaza aho muri, ariko ningenda nzabumuboherereza. Murongo w'8, uwo mufasha se umwuka wera bari kuvuga, ubwazaza azatsinda abisi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Umwuka wera yaje akaza mu bantu abemeza iby'icyaha, iby'amateka n'ibyo gukiranuka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data, kandi namwe muzaba mutakimbona. Reka ntaruke kugira ducungura igihe. Ku murongo wa 13 nangeze ku murongo w'9, ku murongo w'10, kantaruke kwa 13, uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uyu mirongo dufatanye kuyumva. Bibiliya iravuze ngo abakunda Imana bakitondera amategeko yayo, Imana izabaha umufasha wo kubana nabo. Uwo mufasha ni wo mwuka w'ukuri. Umumaro umwuka wera azabagirira naza azatsinda abisi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Uwo mwuka wera agezeho ahita avumbura ibyaha bye, abemeza iby'icyaha. Mwuka wera yakurasiraho ni nk'umucyo, ni umurikira ahacuze umwijima. Umuntu umwuka wera agezeho yibona ari umunyabyaha, sibyo? Umuntu utari kwibona ko ari umunyabyaha nta mwuka wera bafite. Uwo mufite umwuka wera yibona bwa mbere yuko ari umunyabyaha, akumva atangiye ashatse guhunga ibyaha, agashaka aho yakirira ibyaha kugira azabone ubugingo buhoraho atazarimbuka. Azabemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka, abashishikarize gukiranuka. Nusoma ibyitwa gukiranuka ni ibiki? Gukiranuka. Muri Yesaya igice cya 26 umurongo wa 7 handitswe ngo inzira y'umukiranutsi ni ugutungana. Ngo ndi gusobanura gukiranuka. Inzira y'umukiranutsi ni ugutungana, kandi wowe utunganye ni wowe uyobora umukiranutsi mu rugendo rwe. Niko ko Nyagasani mu nzira y'amategeko yawe niho twagutegererezaga, imitima yacu yifuza izina ryawe kandi yifuza urwibutso rwawe. Nzajya nzinduka kugushakisha umutima, kuko iyo amategeko yawe ari mwisi abaturage bo mwisi biga gukiranuka. Gukiranuka biri very related and very close nibigendanye no kwitondera amategeko. Kuko amategeko yawe yari mwisi abaturage bo mwisi biga kugenza gute? Gukiranuka. Uko niko umurongo uri kuvuga. N'iby'amateka. Aya mateka, it is not history but decree. Cyo tunzo kutumva ko tutandukanye. Aya mateka, hari amateka histoire, history. Hari n'amateka decree, itegeko ry'umwami, iby'umwami ategetse ngo bibe gutya, na amateka. Aya ni very good. Ni iri teka niryo riri kuvugwa. Noneho aya mateka ari kuvuga ahangaha ni bigendanye n'amateka zacibwa. Mu yandi magambo n'urubanza. Umwuka wera yakugezeho akwibutsa ko vubaha hari urubanza ruzaza. Bibiliya iravuga ngo ibyo abantu bavuga, ibyo bakora bazabibazwa ku munsi w'amateka. Umwuka wera agutera kwitegura urubanza kugira ngo ubwiye Yesu azaza azasange twiteguye, tutazatsindwa n'urubanza tukazarimbuka.
kabiri ngo uwo mwuka wera w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Abantu bagira ubumenyi bwose bw'ukuri, nta na kimwe bahishwaho, yaba ukuri n'ijambo ry'Imana. Ibyo muri Bibiliya byose abantu babigiraho ubumenyi, yaba ibya temperance n'ibyo kwirinda, niba biboneka muri Bibiliya abantu babigiraho ubumenyi. Azabayobora mu kuri kose, yaba ibyo ni ibya temperance, byo kwirinda ubwo kwirinda ni ibyitwa temperance, ni ukumenya ibyo wemerewe. Ngo kwirinda ni ukureka burundu ibikwangiriza ibyo wemerewe, noneho ugakoresha neza ibikugirira neza. No kumenya ngo ibi simbyemerewe, ibi ndagenza gute, ndabyemerewe. Ibi ndabyemerewe kuko bifitiye umubiri akamaro, ibi ntago mbyemerewe kuko byangiriza umubiri. Noneho birika bango imibiri yanyu n'insengero y'umwuka wera wavuye ku Mana. Umuntu usembuga urusengero Imana nayo izagenza gute, izamutsemba. Umwuka wera wariho amuyobora mu kuri kose, muko kuri yabo kuri cyangwa imibiri n'insengero z'Uwiteka, n'insengero z'umwuka wera avuye ku Mana. Nese umwuka wera mutandukanya n'Uwiteka gute? Ibyo twize birabaye impfabusura butabyumvise twatangireho ku Mana. Ibyo kuvuga uko nanjye nkavuga uko byose ni kimwe. Kabiri, azabayobora mu kuri kose. Ubwo banutse noneho abantu gikomeye. Noneho yuri umuhanuzi, ibyo ni ibindi muri Bibiliya harimo ibintu byinshi bigendanye n'ibimenyetso birindwi, bigendanye n'ibya Babuloni, bigendanye n'iby'inyamaswa ziri muri Daniyeli n'igice n'ibyahishuwe. Abo ngabo kuko ibyo byanditswe muri Bibiliya atari impfabusa, ahubwo hari Imana yanditse kidafite umumaro, cyose gifite umumaro. Imana yagenze gute? Yatwandikishirije. Bose umwuka wera w'ukuri abayobora mu kwiga ukuri kose, bakagenza gute? Bakakumenya. Uyu mwuka wera w'ukuri, ibyo ngibyo abantu ibyo ni umwuka wera w'ukuri. Uyu mwuka wera w'ukuri inshuti yanjye atandukanye na wa wundi abantu bagira. Hari ibyo abantu bajya bagira ukabona bakavuga ngo bakabeshyira ngo ni umwuka wera, barangiza when I want to prove someone wrong, iyo nshaka guhinyuza umuntu munerekana ko yayobye, munerekana Bibiliya. Nawe akazaza kuminyuza nimba nabeshye, azanye biki? Bibiliya agaragaza aho nayobye, sibyo? Muri make dore Bibiliya ihangane kuko nkoresheje ijambo nkanabitsindagira kuko binyuranyije n'intekerezo za bose, za benshi zimenyerewe. Turabisoma muri Yesu agiye mu ijuru cyagiye yavuze ngo nimumunda mukitondera amategeko yanjye. Babandi ngo bari bahuje umutima, uzasoma mu byakozwe no mu gice cya kabiri, ngo babigishwa ba Yesu ngo bahuje umutima, bihanye ibyaha, biniye, mbese bikosoye, amafuti yarimo bigenzuye, bakunze Imana nabo bagakundana. Yego, Imana yabahaye wamufasha kuko itabeshya, yabahaye wamufasha witwa umwuka wera. Irangije Imana irawumubaha, irangije ngo bari bateraniye hamwe, bahurije hamwe. Dore umwuka wera wabajeho ubwoko bwa uwariwo kugira ngo wumve ibitandukanye. Igitabo Bibiliya iravuze ngo umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane. Uwo muriro ukwira inzu yose bari bicayemo, haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. 5, muri Yerusalemu habaga Abayuda b'abaturage b'abanyadini, bari baraturutse mu mahanga yose yo munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye, abantu benshi baraterana, batangazwa nuko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rw'iwabo. Ako kantu gaca akarongo, batangajwe nuko umuntu wese yumvise babandi bari kuvuga mu ndimi z'iwabo. Igitabo hepfo aravuga ngo barumirwa bose baratangara bati, mbese aba bantu si Abanyagalilaya? Abo bigishwa ba Yesu bari Abanyagalilaya, bari bakomoka within one nation, mu gihugu kimwe. Bose araba bari kuvuga arabo muri Galilaya, ubwo bari bahuje ururimi. None ubwo bahabwa indimi zitari izabo za kavukire. Dore uko igitabo kivuze, Bibiliya iravuze ngo none se niki gitumye twese tumva
bavuga indimi zacu za kavukire, ubwo si bisobanutse, bavugaga indimi za nka gutya twese duhuje igihugu kimwe, tuvuga ururimi dusangiye, ariko Imana ikaduha ururimi kugira ngo tuvuge mu ndimi tudasanzwe tuvugamo, tutanize no mu ishuri. Nese ntushobora gusanga wenda abo ngabo bahita bavuga, abo bavuga izo ndimi bavuga bati aha habaye abanyamahanga nabo bandi bo mu zindi nations. Cyangwa kirahari kiravuze ngo murongo w'ikenda, kandi turaba parati n'abamedi n'abanyeramu n'abatuye Mesopotamiya ni Yudaya ni Kapodakiya ni Kapadokiya ni Ponto no muri Aziya no muri Furugiya ni Pamfiliya no muri Egiputa no mu gihugu cy'Libiya gihereranye ni Kirene ni Kurene n'Abaroma n'abashyitsi b'Abayuda n'abakomeza idini yabo, kandi n'abikerete n'Abarabu, turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Aba bantu bavuze indimi mu ndimi, bahawe indimi zitandukanye, bari basanzwe basangiye ururimi. Barangije bahabwa Imana kubwo kubafasha kugira ngo babwirize ubutumwa. Yesu baravuze ngo Yesu yaravuze ngo uko data yantumye nanjye niko mbatumye. Bari basigiwe isi, Yesu abahanurira ngo muzakora ibirenze ibyo nakoze. Bishatse kuvuga ngo bari bahawe mission yo kugera kure babwiriza ubutumwa kuruta aho Yesu yageze ari kubwiriza ubutumwa mu ngabano. Noneho Imana itangira ibaha umwuka wera. Uwo mwuka wera buri wese aramuhabwa. Noneho ngo aho hari bari bateraniye abo mu bihugu bitandukanye twamaze kuvuga bitandukanye. Noneho bagiye babona abanyagalilaya bose, buri umwe akabona umwe ari kuvuga ikirimi kiwabo n'undi kiwabo n'undi ruwabo, sibyo? Ni nkuko bari hano twese duhuje umutima, turi abana b'Imana, twese tuvuga ikinyarwanda, ukabona noneho ariko hari abanyamahanga tubatwegere dushaka kubwira ibitangaza by'Imana, dushaka kwigisha iby'ubutumwa bwiza. Imana ikaduha umwuka wera, tugasenga Imana ikaduha umwuka wera, ikakumarunira igishinwa, ngiye ikama igifaransa, undi kamuha icyarabu, tutarigeze tubyiga. Petero we ntiyarazi gusoma no kwandika, so kubyumva bamwe bari abayobya, abandi peasants, abahinzi, abantu bakenyeje, abo bantu badafite ibyo bakora bisobanutse bizwi. Noneho buri muntu wese ahabwa ururimi, undi agahabwa nk'igishinwa, undi agahabwa icyongereza, undi ahabwa indimi zitari za kavukire. Imana irazibaha bakazivuga. Noneho babandi batangazwa n'ukuntu bari kuvuga indimi zabo. Ngurwo ururima umwuka wera yageze ku bantu barageje baravuga. None abo bantu ntago waba judging. Dore impamvu utahita uba judging. Impamvu utaba judging nuko indimi ibyo bintu bari kuvuga utazi. Hari igihe bishobora kuba ari byo. Ari ahubwo gukeka. Nyine mve mpamvu mvuga ndi gukeka, sibyo? Tuvuge n'urugero, tuvuga ikinyarwanda. Tuzi ikinyarwanda, wenda ufite notion ku cyongereza n'igifaransa kuko ribo badukolonije, tugira ibyo tumenyamo. Yego. Bya bintu bindi tutazi. Hari igihe ushobora kusanga ibyo bari kuvugamo. Cyangwa nanone ntago ndi buvuge ngo ibyabo ni ukuri. Yego. Cyangwa si ukuri. Kubera iki? Indimi bari kuvuga kuko ntazizi, ahubwo ngewe ibyo bintu bavuze nzacungana n'izamu ryanjye mbigenzuze ibyanditse muri Bibiliya, ninsanga wenda n'izo ndimi bavuze ntazizi, nta kibazo igihe ari kuvuga wenda ibintu bitari bugire umuntu runaka bibangamira, ahubwo ikibi nuko yavuga ubutumwa bwo kuyobya. Akantu gato yangiye kuvuga ubwira gatoya. Uravuga ikiyobye, iyo uvuze ikiyobye ni ikidahuje na Bibiliya. Hari no kubeshya abantu, no uzi ko ushobora no kuyobya abantu, no kubagaburira, uri no kubafasha. Ahawe izindi ndimi kugira ngo babone kuko batigishijwe, batari bari abantu bari literate, batari bari izi ndimi zo hanze kugira ngo bashobore kubwirirwa bwa butumwa Yesu yabigishije, kugira ngo babivuge mu ndimi zabo z'abaturanyi n'abo hanze. Imana yabakoreye igitangaza ibahizo ndimi kugira ngo ubwo butumwa, gospel ministry yabo bigishwa ba Yesu of disciples ibashe kugera hanze, ibashe kugera mu mahanga. Noneho mu mahanga yose, muri buri shyanga, muri buri gihugu, bumva ubutumwa bw'Imana ariko mu rurimi rw'iwabo. Icyerekezo cyanjye kuko wenda n'iminota twayikoresheje cyane,
ni ukwerekana yuko umwuka wera w'ukuri ni uwuhe, nuva ku Mana, ari mu butatu bwera. Ubwo butatu bwera, uwo mwuka wera yiteguye gufasha abantu bose, biteguye gukingura imitima yabo kugira ngo abagenze gute, abayobore, abashoboze. He is comforter, ni umufasha, adushoboza gushobora ibyo tutakwishoboza mu ntege nke za kimuntu. Yego, icyo twasabirana no kugira ngo tumenye umwuka wera w'ukuri, tumutandukanye n'imyuka yose n'abaduhanurira n'abatwigisha by'ibinyoma, tujye tumenya kubitandukanya, ariko dufite ukuri duhuje na Bibiliya. Icyo numva uko niko kuri ahubwo kuzuye, aho kugira ngo sibyo fata umwanya munini nza kwibaza umuntu ibintu yavuze ngiye ntumvise, ngewe ndita kubyo yavuze numvise bimfitiye akamaro. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo wa muntu wenda tuvuge Bibiliya yavuze yuko bari mu cyumba cyo hejuru, buri muntu wese ururimi rwamujeho. Ni nka bya bindi n'ubundi, kuko abantu abayuda n'abisirayeli muri rusange bumvaga yuko nibwo bwoko bw'Imana, nta bundi bwoko bwagerwaho n'ibyo bintu. Kuko buriya na Yesu nyuma yuko amaze kudupfira, amaze kugenda, hasigaye confusion mu bantu bavuga ngo bari bwo bwoko, uko bimvaga amaso ko ari kubeshya. Nyine ntago babeshyaga, nanjye ibyo mvuga, ariko ibyo byari before yuko Yesu agira. Ako noneho Yesu amaze gupfa byarahindutse. Ako bimaze guhinduka bagakomeza bashaka gukomeza nyine kugira comfort yo kuvuga ngo baracyari bo, nta bandi bantu. Sibyo? Ari nayo mpamvu abayuda n'ubu aho Yesu yakuriye n'ubu baracyategereje ngo Messi. Uri kubyumva? Iryo dini bishatse kuvuga rero n'ubundi ba bantu bazanye bavuga ngo wenda ngo indimi zavuzwe, ntago byari ibindi bintu, byari kugira ngo tumenye yuko nanjye umunyafurika nshobora ubwo butumwa nabubwiriza bwangeraho. Uwo mwuka wera ntago biri byaba abonyine, ntago ari ubwiru, nanjye wangeraho uko nabameze kose. Abo muri Tunisia bari aho ngaho bumvise ibyo bari kuvuga, muri ibyo bita Ikurene, ni muri Tunisia. Abarabu, iki cyarabu cyaravuze, iki cyarabu cyaravuzwe, abigishwa baragihawe. Indimi zo mu Buraya nizo muri Aziya zitandukanye z'abari baraho barazihawe, kugira ngo ubwo butumwa bwiza bw'Imana babashe kugenza gute, kubuhabwa, noneho babubwirize muri iyo ntuza. Ndikubona igihe kugushirana tudasenze, reka dusoze n'ubundi n'ubutaha none hawe ikaze, tuzagenda tukwakira cyane. Nabishimiye, murakoze cyane. Murakoze, ndumva wadusengera ubundi tugatandukana, wenda tuzongera duhuzwe n'igihe. Reka dupfukame dusenge, kuko ariyo nyifata ikwiriye mu gusenga ibihe byose. Turagushimiye Data wera, nanone turaguhimbaje, tugushimiye amahirwe n'uyu mwanya duhaye ngo kugira ngo dusesengure kandi twige ibyo wandikishije. Aho twanyuranije n'ubushake bwawe, uhatwereke, ariko kandi uduhe gukunda ijambo ryawe no kwizera no gukora ibihuye n'ubushake bwawe nk'uko bihishurwa n'ijambo ryawe. Abayobeye kure y'ijambo ryawe Data ubagarure, kugira ngo baze bizere ibihuje n'ibyo wandikishije, kugira ngo nuhamagara amazina ukazasanga twese twaragukiranukiye nk'uko bikwiye, tuzimane nayo mu bwami bwawe. Uhira abazumva iki kiganiro, kandi twese utuyobore ku rufatiro rw'ukuri arirwo jambo ryawe, mu izina rya Yesu, amen. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.